Ibintu 10 ugomba kwirinda mu gihe uri mu mihango, n'ibintu 10 n'indyo 10 ugomba kwirinda kurya mu gihe uri mu mihango. So ikaze kuri iyi channel, uyu munsi ngiye kukuganiriza ku bintu 10 ugomba kwirinda mu gihe cy'imihango n'ibyo ugomba kwirinda kurya mu gihe cy'imihango kugira ngo bitagutera uburibwe bukabije ndetse n'izindi ngaruka zigiye zitandukanye byagenda bikugeraho mu gihe uri mu gihe cy'ukwezi cyawe cyangwa se uri mu gihe cy'imihango. Ubundi rimwe na rimwe ibintu dukora cyangwa se n'ibintu turya bigira ingaruka ku gihe cyacu cy'ukwezi, by'umwihariko ibintu dukora. Rero nshaka kuganiriza kuri ibyo bintu kugira ngo ubashe kubimenya, ube aware y'ibyo bintu kugira ngo utazajya ubikora then utabona agira n'ikibazo cyo kubabara ukajya waribaza se kuki mbabara kandi ari ibyo bintu ukora cyangwa se ari n'ibyo bintu urya. So niyo mpamvu uyu munsi nashatse kuganiriza kuri ibyo bintu kugira ngo ubimenye hakiri kare. Katuganire duhere ku bintu 10 ugomba kwirinda mu gihe uri mu mihango. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda no kunywa coffee, icyayi, ikawa. Ikawa ni nziza cyane, abantu benshi baranayikunda, ariko nanone si nziza wowe muntu uzajya mu kwezi cyangwa se no kuyinywa uri mu gihe si nziza no kuyinywa mu gihe uri mu mihango cyangwa se uri mu gihe cy'ukwezi cyawe. Ntabwo ari byiza cyane, ishobora kuridinga kuba wagira uburibwe bukabije cyane ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bitari byiza byakugeraho nk'ingaruka. Ikindi kintu ugomba kwirinda hari kwirinda kurya ibiryo birimo umunyu mwinshi. Ibi by'abantu benshi ntabwo babizi, ariko ibiryo birimo umunyu mwinshi bituma ubabara cyane mu gihe uri mu gihe cy'ukwezi cyawe. Ukajya n'izindi ntuza zitandukanye, harimo kuruka cyane, kubabara cyane, kurukara, abantu baruka igihe bari mu gihe cyabo cy'ukwezi n'utundi tuntu twinshi cyane tutari twiza. Ibindi bintu ugomba kwirinda hari kwirinda kurya ibiryo birimo isukari nyinshi. Isukari ni nziza, hari n'abantu bayikoresha bajya bayikoresha mu gihe cy'imihango, agafata nk'amazi agashyiramo isukari nyinshi akanywa, ariko burya si byiza, ntabwo ari byiza cyane. Rero ibintu birimo isukari nyinshi ugomba kubihagarika, ukajya ufata ibintu biri mu rugero. Niba ari umunyu ugafata umunyu uri mu rugero. Ibindi bintu ugomba kwirinda cyane ni ukwirinda kunywa ibiyobyabwenge. Abantu bashobora kuba bafata cocaine cyangwa marijuana, ibintu nk'ibyo nyine, ibiyobyabwenge n'inzoga z'amarikeri, ibintu nk'ibyo ugomba kubyirinda. Ugomba kwirinda kubifata mu gihe cy'imihango kuko si byiza, bituma ugira uburibwe bukabije ndetse n'izindi ngaruka zigiye zitandukanye. Ibindi bintu ugomba kwirinda kwicara igihe kinini. Ugomba kugerageza ukabuja mu bintu byose ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi mu gihe uri mu mihango, kuko kwicara hamwe ntabwo ari byiza, bituma n'iyo mitsi itabasha kurambuka ndetse n'ayo magufa. Rero iyo ubasha kubuja gake, si cyane ariko iyo ubasha kubuja biragufasha. Ndetse si n'ibyo gusa, therapeutically cyangwa psychologically, iyo ubuja mu gihe cy'imihango bigufasha kurelaxinga cyane. Uri umuntu ugira uburibwe bukabije cyane, bigufasha kurelaxinga mu mutwe cyane, bigufasha kumva like umutwe uburuhutse, ugira ikintu wirengagiza bwa buribwe, then ukajya muri new environment igufasha gutekereza ibindi bintu. Rero ni byiza, biba byiza wirinze kwicara hamwe mu gihe uri mu mihango. Ugomba kwirinda no kwirinda stress nyinshi. Stress zo ntabwo zabura mu buzima. Abantu sometimes ngira ngo tubareho na rimwe no gustress abandi, ariko stress ni ikintu utapfa gushyiraho zero tolerance, okay, stuff like that. Ariko ugomba kwirinda stress nyinshi cyane ko nazo ziridinga ku buribwe bukabije. Ikindi kintu ugomba kwirinda gukora imyitozo ngororamubiri ikomeye cyane cyangwa se ikakaye cyane. Niba uri athlete ugomba kwirinda kwirukanka cyane mu gihe cy'imihango. Niba ukina imipira ugomba kwitonda, niba ukina basket, niba uri acrobat ugomba kwitonda mu gihe uri mu mihango, ukirinda iyo myitozo iri heavy kugira ngo itazakuridinga ku buribwe bukabije n'izindi ngaruka zitandukanye. Ikindi kintu ugomba kwirinda, irinde kwambara pad igihe kinini. Ibi byo byagutera infections utabizi. Ubundi maximum time yo kwambara pad ku muntu utava cyane ni amasaha 3 gutyo, nanone bitewe na occasion, bitewe n'ahantu uri.
ndakeka icyo gihe none guhinduranya buri saha uhinduranya ntabwo ari byiza, ariko ntuyambare igihe kinini cyane si byiza, ntabwo ari byiza habe na gatoya. Ikindi kintu ugomba kwirinda ikintu gituma udasinzira bihagije, ugomba kuruhuka bihagije. Niba uvuye mu kazi, niba ugira akazi ugiye kuryama, ukirinda gukoresha amatelefone mu gihe uryamye, nyine ukagerageza ugafata package y'ibitotsi neza kandi byiza ugasinzira neza. Ikindi kintu ugomba kwirinda gufata imiti utabajije muganga. Nk'uko twabibonye mu biganiro bishize, hari imiti ituma amaraso afata cyane, ukazana amaraso afasha cyane mu gihe cy'imihango, cyangwa se hari n'indi miti ituma amaraso arekurana cyane, like akaba amazi cyane. So biba byiza iyo ubajije muganga se niyo nayiguhaye ukanamaze iyi miti izangiraho izihe ngaruka, ntabwo izagira ingaruka mu gihe cyanjye ku bijyanye n'igihe cyanjye cy'ukwezi cyangwa se ku bijyanye n'ukwezi kwanjye. So iyo ubizi rero uri aware y'ibyo bintu, if you are aware of that, ni ibintu byoroshye cyane. Rero ibindi bintu ugomba kwirinda kurya mu gihe uri mu kibada cyangwa se uri mu mihango, nk'uko nabivuze, isukari nyinshi si nziza cyane, isukari nyinshi si nziza, umunyu mwinshi nawo si mwiza, ibiryo birimo ibinure cyangwa ibiryo birimo amavuta menshi nabyo si byiza, ugomba kubireka, nabyo si byiza. Kofi nyinshi nayo si nziza, ibinyobwa nka soda. Abantu rero twese turaziranye abakobwa, hari ukuntu waranyoye, abakobwa benshi ndabyibuka, I was in high school, the friend of mine, inshuti yanjye yakundaga kujya mu kibada ikajya gushaka fanta ya coca, ngo niyo ikiza biriya bintu nyine crumbs cyangwa se uburibwe bukabije, ariko si byo, ntabwo ari ibyo, ahubwo iteza ibibazo. So biba byiza rero, nakubwiye, aho kugira ngo ukoreshe uburyo buri chemical all that, ushobora gukoresha organic bigakunda, nk'ibyo na mentioninze muri video zashize. Ugenda niba utarayireba ugenda uyirebe, ibyo kurya warya mu gihe uri imihango bikagufasha kugabanya uburibwe bukabije, ibyo wakora kugira ngo ugabanye uburibwe bukabije mu gihe uri mu mihango. So numara kubireba, then you will tell me, uzakomenting down in comment section, nzabimenya. Ariko soda ntacyo yagufasha, all soda drinks nta kintu yagufasha. Ahubwo instead yo gufata soda cyangwa se yo kunywa soda, wanywa cya cyayi nakubwiye cy'ibyatsi, herbal tea cy'ibyatsi, apana tea from factory nkuko nabivuze. Ikindi kintu ugomba kwirinda inzoga. Umuntu ujya mu mihango akanywa inzoga, IPTU, ko ni bibi cyane, birabitera uburibwe bukabije, biranangiza. Not only that, ariko psychologically nabyo birangiza. So you better be aware of that. Ikindi, kwirinda gukoresha ibintu byo kurya, kwirinda kurya ibintu bivuye mu nganda cyane. Hari amasausage avuye mu nganda, ibintu byinshi dukoresha mu rugo biba bivuye mu nganda, cyangwa se ibyo kurya biba byatunganyijwe mu ruganda. So biba byiza rero iyo wirinze kubifata, biragufasha cyane. So ikindi kintu ugomba kwirinda ibiryo birimo dairy nyinshi, harimo amata, cheese, ibyo bintu byinshi cyane ugomba kubyirinda mu gihe cy'imihango, kuko nabyo bishobora kugutera ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ibindi ni ukwirinda ibyo kurya birimo gluten nyinshi, harimo intuza, harimo imigati. So rero ikintu majije kubona cyo, period cyangwa se menstruation cyangwa se imihango, igihe cy'ukwezi cyawe, ugomba kwigengesera. Ntabwo ibintu byose niba biryaga bisanzwe uzajya upfa gufata upfe kurya gutyo, upfe kwatira gutyo utazi ibyo urimo. Okay, wenda hari abantu, ngende kuvuga ibindi kuvuga hano ni ibintu bya affect abantu benshi. Wenda ushobora gusanga ibyo ravuze hano bya affect abantu benshi, wowe ari byo bigukorera, like nk'iyo soda ari unywa ugakira. So ariko ntabwo bivuze ko igihe cyose ari umuntu agomba gukoresha. Ugomba kwadapta n'izindi new implementation nshyashya ugomba gukoresha. So rero niba ubabara, bimwe muri ibi navuze bishobora kuba ari byo bigutera uburibwe bukabije, ugomba kubyirinda. Ibyo byose navuze haruguru ugomba kubyirinda, then ukagira ubuzima bwiza butababare mu gihe cy'imihango, kuko crumbs zirababaza cyane kandi ni ikintu undi muntu atagufasha, ni ikintu undi muntu atabasha kumva atabizi. So you better be aware of that. Ikindi, ntuzacikwe n'ibiganiro bitaha, tuzaganira ku bintu, video itaha tuzaba turi kuvuga ku bintu bigabanya libido cyangwa se
ubushake bukabije bw'imibonano mpuzabitsina ku mukobwa cyangwa se ku mugore. So tuzaganira ku buryo wakoresha ibyo kurya ugomba kurya bishobora kuririzinga ibyo bintu byose, kuko hano hanze hari ikintu cyitwa libido iri high bro, iri high by'umwihariko muri twebwe abajene birakabije kurenza n'abamama bacu. So ntuzacikwe n'iyo video itaha. I will tell you what to do, I will tell you everything. Ndi hano kugira ngo nkubwire ibijyanye n'ubuzima, reproduction life, byose ubuzima muri rusange, mental health, byose. So niba uri umuntu uri interested muri ibyo bintu, this is the right spot to be. Make sure you subscribe, you like, you comment. N'ikindi kintu naza kuganirizaho utaha, and share. Abantu benshi bashobora kuba bakeneye kumenya izi message n'ibiki byose. So this is the right spot to be. So thank you so much. God bless you so much.